Yazo ujya ngo ndikukinisha koko. Tumanze kuri bworoherwe bigashira none ndabona. Ndumva nasubira rwose. Ariko rero nta nubwo bije nona. Maze iminsi numva mfite n'agasereri, numva ntazi ibyo ari byo. Niyo kangambira mbira neza uri kwiyumva. Ndi kwiyumva. Nyine ndumva ameze ukuntu. Ubaye uri umuganga umurwayi akaza akavuga ati mugameze ukuntu wamusubiza iki? Ntabwo meze neza pe. Kuko ndi kubona wakonje wasuherewe cyangwa ninzara. Maze nashonje. Nsonje ndi mu rugo. Ndi kubona uri kwaye urugo nayo ngize ngo yewe nuko ntakubwiye. Kahongi. Hari muri aho se? Turaho turashima Imana. Hari akantu k'akaraporo ntari gukora kihutirwa ariko ndasoma ugashoje. Mwebwe se ko muhora mu kazi? Erega niko kadutunze. Ameze neza ariko. Meze neza kirasari. Killaman hari ubukwe bagiyemo. Yagiye na mama we. Na mama we nawe uhari? Njye numvaga naniwe nta kandi mfite n'ibintu ngiye ngomba gukora. Gusa nibagira barahambera. Yala, ndababaye pe. Ubu numvaga yuko ahari cyangwa se wenda namubura nkanisuriza mama we ndamukumbuye. Ndabizi muri inshuti. Ndumva mbabaye. It's okay. Nta kibazo. Ubajwe n'igisi. Kuba nyine bose mbabuze ariko nyine nta kibazo ubwo nkubonye nawe ndagusuhuje. Ubwo reka ngende wenda nzagaruka n'undi munsi bahari. No. Ngombwa kugenda se ahubwo se hari ibintu by'akazi nshobora gukeneraho urizanye sibyo? Uretse gatoya nimbigeraho urabimfasha byandi bikunze ko uramaho amayide. Nta kibazo ariko uyu munsi uri katari umunsi w'akazi ubwo nawe urangurira kana. Ndakuprofisa ariko se Aneti ariko mana yanjye. None se sibyo? Ega mwese mbafata mwese muri nk'abana banjye rega buriya mwanyikozaho ibyo mushaka byose ariko Neti ese ikibazo bagusize nawe dore wiyanze wicaye habe no gufata n'agafanta habe no gufata n'amazi ubu koko ahubwo urabinyibukije ndabuza kandi wabinkorese ndebera muri frigo. None se ko mwambwiye ko ngomba kwisanzura nk'umwana mu rugo? Nyuma ndabona harembye. Nta mbaraga mfite pe. Umubiri wose ndikumva nta mbaraga mfite. None warigimba numva mfite n'isereri. Ahubwo no kugira ukameregeza kwa muganga ejo. Ninirwa ameze gutya ejo nduzamperekeza. Reka. Urabyanze? Akucuza ko nawe utangiye kurwara nk'abana. Buri karwara witsamuye ujya kwa muganga. Uko rero ujye kwa muganga. None se mitiweli zimaze iki? Ntabwo ibyo bintu. Aya amafaranga tuyatangira iki? Ariko tekereza uwo mwanya wo kujya. Uzi ko niyo ugiye kwa muganga wituremba kurushaho. Yumvira gahima. Kwa kundi ujya ugasanga mu bandi barwayi umva nkubwire. Iyo usanze uri mu bandi barwayi. Niyo waba utarwaye utumva warwaye. Yamara kubera iyi mvura wasanga ari umubu wandiye. Maze iminsi. Umuntu urakira ni nk'umunaniro. Sibyo? Ejo nirirwa ameze gutya. Uzacya njya kwa muganga. Oya rwose. Nibyo kujya kwa muganga ntabiri. Wange komerekeza nayo n'urwara sinzaguherekeza. Cyese njya ngwara. Njyewe cyuma. Reka. Wowe uri icyuma ushatse kuvuga ko ngende plastike se? Mva nkubwire. Rwose ngende plastike. Akabanza urwaye n'amahane. Hoya nuko utari kunyumva nuko ndi kumva nameze neza. Ese nta muriro ufite. Nta muriro mfite nta n'ikindi kibazo ariko uri kubabara. Uyu mu mubiri uri kwiyumva nyine gutyo. Ibyo rero biraza gushira. Nacitse neza. Turajya mu cyumba muvura. Nyine icyumba zarimo imiti gahe nutamenyekeza kwa kandi umuganga sinkubizi. Ntago ari ibyo ndwaye. Ntago ari ibyo. Uzongera kwa muganga nyine bambi. Oya bari abaganga se barandusha. Baba barandusha. Ariko se amafaranga ya mituweli tuyatangira iki? No gufasha abandi. Keretse warembye nibwo twagiye.
nari mbazaniye nawe se uricara mu nzu ya wenyine habe no kunywa n'agafanta habe no kugira ute Nisi raporo niyo muri 2023 ko ndawanditse 3 cyane na 4 urakoze ni kwibeshya nanga mwarago ubungubu yawe ufite akandi kana kaba kari kukuganiriza abandi nabo bagiye mu bukwe urakoze cyane Pakira none ndebera wanditse mu kwa kane cyangwa uzane mbigufasha Pakira ariko reka nkwereke icyo ndi bukore ndaza kukuvugutira umuti neza muvure ukire wowe muti imibirizi ndaza kugusuzuma neza nibyo ndi kukubwira nimara kugusuzuma ndamenyera ikibazo ufite erega kera ubundi abantu bahoze bavurwa n'iyo miti yanakamenya tukuma nshaka sitoro ndarwaye nshaka gasitoro gakora turasa n'umuti nyine karatuma nkira kubera ko ariko numva nshaka kumva iyo umuntu arwaye se sasa ikintu cyose ashaka nshaka gasitoro ndarwaye ndarembye urushaka gaki wowe nshaka kawo umura ndaza kuvugutira umuti n'ukuri pe umanda kuvugutira umuti uraza gukira se ngiye nshaka kujya kwa muganga yakusigo numva washegeye kwa muganga kandi uri kubigira blague ndwaye nawe ubwawe ntabwo uramenya ikintu urwaye nta nubwo uzi ikintu uri bubwire muganga none se uragira ngo nisuzume nyine ndagenda mbwira ngende umva mbabara nakoza ngo urababara ndamubwira hose ndikumva nabaye ikizungirizo ndamubwira guhera mu mano ndikumva nta mbaraga mfite kugera mu mutwe oya mu mutwe ndi muzima kugera hano gutya mu mutwe ndumva ndi gutekereza neza umura genda kuvugutira umuti ukire mureke ibintu byo kurwara nk'abana imiti umvugutira wavugutiye ndi njyewe kereka niba uri bujye kuyaka wa musaza w'umutekano utanyibutsa kiriya gisaza nyagasani uriya mwihorera ngaho mfata neza ndumva mfite imbeho sinakubwiye icyo urwaye mfite imbeho nyine mfata neza nacyumvise urwaye Pakira kambe ngufasha bino uretse ariko nagufasha nta kibazo uretse nsevingi
reka mbe ngufasha sibyo hari ikibazo hari ikibazo mbaye nkukorera ino raporo Pakira 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 Shabasi je nishimiye no kuba ufashe umwanya ukaza kundeba. Sheri tugeze mu kuri cyabashya. We na papa mwapfuye iki cyatumye amutse ibintu bigenda kuri isko mwagurutse ubwoba bukanyica. Reka mubwire muti. Uriya reka. Nyine hari igihe kigera man abantu bigasa nkaho bakwiziritseho. Sibyo? Reba hari igihe kigeze kugera Valence na papa wawe baraza hano bambaza nyine ariko uretse ko icyo gihe Valence nta kintu yavuze. Papa wambaza ibyangombwa, ambaza n'iby'umusoro, nibaza, ambaza n'iby'ubutaka, nibaza niba butiki isabwa ibyangombwa by'ubutaka biranyobera. Sibyo? Bigiraho arambwira ngo naje hano ntengo nyine ariko mbona ko bishyira mu buryo bwo kugira ngo muha amafaranga. Sibyo? Ngiraho nk'umuntu nyine ukeneye kubana n'abaturage ba hano muha amafaranga ariko mbona ntanyuzwe. Hashize iminsi nk'ibiri ngiye kubona mbona arongeye agarukanye na wa mutipe bita Valence. Urumva? Ngiye kubona mbona araje ngo barimo banshinza ngo iryibura rya noza ryuriya mutipe wabuze. Nawe umbwire. Urumva nka Niyori koko nkuriye hehe nawe? Nageze mwikaritsiye numva ngo Niyori. Yabuze mba mwikaritsiye ariko nari ntarahura nawe amaso ku maso. Aneti kurira kwambaye gutya Cyagenze bite? Aneti cyagenze bite? Kumese gutyo? Si wowe. Cyewe? Ngize nagize nte? Bite kutavuga? Sibyo
nayibaze nkawe kesi nkiriya nk'umuntu noneho nka mudugudu akaza yigushinza ngo ni ngewe ufite uruhare rw'ibura rya Niyori. Shano kuri byarandenze bituma mubwirana umujinya. Valence ndaterura nshyira hanze sibyo. Yenda papa wowe yabonye yuko narakaye wahita yirukanka arambwira ngo shango buretse ngo ingenge sibyo. Ariko pe nukuri basi ngenda kwingiza umunsi abiri imbabazi. Sheri nawe wakabaye waritwaye neza nyine wenda simurenganya ndabyumvise wenda pe ndanakubohe nanjye ndabohote ariko abantu nk'aba b'abasaza noneho baba banduranya kumva baba nyine bafite imico utamenya yo kwanduranya banduranya buri kanya rero ntacyo ndagerageza musaba imbabazi ariko ubwo nawe wenda uzagerageza uzimwisabire icyakubwira ukuntu uriya munsi twari twashyushye we ibaze rero hano ko aribwo ndi gukira ariko narakoze n'umugongo uratunara wa mugongo urongera urabyuka ririya joro naranye agahinda kuko byagenze kurandarana agahinda k'imvune navunitse we ntaguzi nakase hamwe inyuma ngonga inzu kubera kwirukanka numaze iminsi numva urutugu rwokera ndavuga isi uyu musaza turi gupfa iki papa igira amahane n'inzika buriya nyina zawe gucyurira paka oya basi nukurumba bari umunsi abiri imbabazi nanjye nimbona akanya pe ndagerageza nze kuza mu rugo musaba imbabazi sibyo kandi pe unabimumbwirire ko nifuza ko nahagera nyine nkamusaba imbabazi turi kumwe ntabwo nshaka ko nzazimusaba duhuriye mu muhanda gutya nibura nzamusanga iwe uramusika akunda agacupa n'iki bose uzabiteguriza ni nk'uduprimus nka dutatu cyangwa tubiri umukamvirope nyine nk'umuje gusaba imbabazi umubyeyi nanjye nzamugufasha cyane ukuri uzabukoze ahubwo twaganiriye ntibagirwa no kukwakira disi usuramikira wamara ku kajinja se ko kari impande yako se akajinja ko kari impande ya yembe shasi ugira ngo mbona nibuka aho nabipakinze ntacyo basi mpako kanga kwa ntacyo Annette, qu'est-ce que c'est ça? Umeze gutya byagenze bite? My God. Annette. Anne. Ibi ni biki? wowe Njyewe iki nagize nte? Wankoze ibiki ahubwo wowe? Annette. wamaze kumurangije urambwira ngo tubikore ndakwangira urakomeza uramfata cyane ndangije ndakwihorera Njyewe Rwema. None se byatewe n'iki? ndabizi niyo mpamvu wambujije kwitahira n'ubundi wari wabigambiye Anne, ibi ni kumwe ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo ndi sindi kumva ibyo ari byo. None se iyi soda wampaye? none se njye siyo nanyweye Okay. umunsi uramutse araryamye arasinzira bisheri sinkubeshye nta gusinzira noneho wumva urwego papa agira mama nibaze ko yumvaga telefone isonye akaza kuyinyambura ngo abanze yumve ijwi katari shano kuri pe buri ikibazo wemera uburemere bwacyo iyo wamaze kukinjiramo numvaga bino bintu byoroshye nyine ari ibintu dushwanye kuriya bikahita binarangira ko igare bari mu ikosa ariko wari wabona umuntu uza akagushinza ikintu nkaho azi neza ko wagikoze noneho agusanze n'iwawe ariko pe nukuri nanjye niyo mpamvu ndimo ndumva uburemere bw'ibintu byabayeho gusa ariko wari umeze neza ntakumera neza sheri nese bite nyine by'imvune by'aba abantu bagukubise urumva bimeze byahise ko byahise byikusura n'ubwo ijishwa rimeze ariko nyine ndikoroherwa umugongo waroroshye papa yaraje hari imiti yagiye angurira nawe
njyewe ikibazo bafite ni icy'umutima sheri gerageza ibibazo ufitanye na papa bishire sibyo ndagerageza no kuri nanjye ngiye kugerageza nawe ugerageze gusa nyine nishimiye kubona banza gusoma yandi agatahanye nta kibazo tuzasangira n'ubutaha ubu ntiganya kuvugisha ngo njya munsi y'igitanda wibuke ubikore ndabikora baby kandi wiyiteho ubundi byose wabikoze ubizi kuki nabuze kira na mama ukambwira ngo ngumanga okay basi mbabarira ko kuhora utongera basi mbabarira ibintu biguma hagati yanjye nawe sibyo ntazajya undi muntu ubimenye sibyo basi ndakwinginze sibyo nawe utapanga kunyirukana ndabazi ahubwo ambara utaye batagusanga ahangaha kiravuba Annette kiravuba hatagira umuntu uzana agasanga umeze gutyo amakiramani yanyica gusa bari sota gusa yazi ko wigunza hose cyunga urufunguzo ruri he ko wicaye ku rukingo baricara tuganire sibi wabaye iki njye ntabwo mfungura tutararangiza kuganira ngo ntabwo urafungura tutaganira turaganira ibiki siko rujisho ko ndi kubona rwakomeje kuba impfukunyirara agahinda subonera akatuma nshyira uturaso ku mubiri wawe ndagira ni wowe ukiteraga gihunye tuganira iki hasi nyine mbongo bwire umbwire iki ugiye kumbaza iki ko aribyo ndi kukubaza hano uri papa mwiza warandeze nyine mbi umuce nako mbi inkumi ntabwo ndasaza cyane cyuri kubura sisi ukumera amahembe ko nabonye gihwera wabonye iki wambabariwe koko ukemera umusore ko ari umwana mwiza ubuhe uriye ejo bundi waje hano ukamutera imijuru rwamuhobobo ariko umutembagarira unyumve njye nakubwiye ngo ibintu ni bibiri nimba wumva ntari siko nkwiye guhabwa agaciro nka siko nawe ukamera neza nk'umwana uzahambara uje kureba iyo uragwa ntawe umubujije uzagende mwahurira iyo hirya mu mingoti mwahurira mu mikingo ibyo birakureba ariko upfa kutangarukira mu rugo kandi sinzi umva inkuru mbi ngo uragarutse iyo wari waragiye birakunaniye Rufe ariko nizere ko mbere ya byose ugiye kumbwira umpamagariye inkuru nziza erega buriya rimwe na rimwe ikuntu ry'umbera uranungura cyane shahura cyuhaguye uzi ko nge wanira umujinya nkata nigendera sega bose basi nasi ntabwo nzumva ukagenda unyurukaho n'ubundi ko wabimenyereye oya basi kuri no nshuro basi ntabwo nongera kuvuga guzwa mva banza ungirire gutya nakuyemo inda se kukamenyo mva oya se ubwo utekereza ibintu bibi si inkuru ndayiheraye nihise mwiriga twatandukanye utamaye kinyi namenye neza tugitashye wanzuye niba mwofikiye kujya kubwira nayo ishide wayo ko byaje nje ncakumenya ni gahunda ya papa Kirasa niyo tugiye kuganira niyo ugiye kumbwiraho aho mvugira ngo byaciyemo ariko ngenda oya umva nyine buri umuntu avuze ikintu akarenza ijambo ngo iki kintu cyagenze gutya ariko akenshi arya ibintu babigiye guhinduka indari igiye gukurwamo n'ubwoba nari mfite Rufe kuri umusore wakuye wabwiye n'iki bintu by'ubu byo kuroga uko nari nziko cyari abagore baroga gusa oya biriya buriya isi tubayemo barwa ngo isi irakwigisha nanjye singe ni isi yabinyigishije cyo nzi cyo nanjye nahise mbwira Imana tugomba kumbabarira inonda Rufe yineye nabyo nzi kuko ibyo wakoreye twakoreye nakoreye papa Kira nibyo nawe wankoreye Rufe ibyo wankoreye sinshaka ndavuga no musubiza kubwirana nabi Mana we
Rufe naragiye kagafu ko akamaye njya kumureba mana we wambabariye ko nyine ngo kajye mwana ngiye ariko dora bakwe data uragwa nubwo rumeze nk'urw'ihene ya ruhaya y'isekurume nkuribonaga ari umuhungu koko reba ukuntu aresha nk'ifundi ni umwana mwiza kandi afite n'amafaranga afite n'urukundo ibiriya uzitegeze hatama rya niyori ibiriya byanwa nanjye nibyo nkunda wabuze wenda umuntu ufite inda nk'iya niyori kuko wabona ari umuhungu muzi nje wambwaga ngo ni bugari simbabarira basi ubabarira ibiki ntazi n'imbabazi shakishiriza ahandi wambabariye koko ubu nimbabara urumva wishimye koko ubu nagura umukobwa mubi wo kwiyandarika bigeze hari sijya gushukishije iki nzi nimba mukunda uragira bigendeye hajya ngo yaje kugutabara baguhombanyije wambabariye ukamwemera basi uzamubwira icyo bisaba azaze muhembe tuzamuhembera amafaranga papa mbabasa kingura nishikirira ibishimbo nizamukire kuri butike iki nkubwire bwa nyuma papa wangiriye imbabazi ukambera papa wo mu mubiri no mu mutima ko urukundo uzi ko kugira ubane n'uramuhungu nakwemera nkakwishurana na miliyari ukaja mu bubikira ukaba masera uzazanyemera ko nshaje uyu njyanayo kera naguteretera nkagutikinikira uvuganye na musenyerage yakwakira asimbwira nawe rero usiko tumuntu usimfuye kano kandi tumishwe n'amaseko y'uko ko byakumarira we nawangiza amahirwe y'amafaranga azayagera ushagire ninjye dire ndi ku mutwe umva nzajya nkupfonyereraho banza umbwire nyine unsaba 5 nkuha 2500 ntacyo banza umbwire ngiye kuba mabuja wawe umva nafashe kagafu nyine nageze iwe mundi mu rugo cyangwa ndamwibarishwa ati kirari hehe ati kira nawo hari ati yajyanye na mama ye mu bukwe ku mutima ati amatabya amavuta ndaje ndicara ndamugase kuba wicaye nta kintu uri kunkuru urugo rukize gutya nta gafanta mufite muri firigo ati ahubwo uranyibukije urabizi ko ari abamfata nk'umwana bandagutse njya muri firigo nzana agafanta kagati wari wamaye nagakubise kwe ngakuramo ndaje ngashyira muri fanta ndagenda ndamuhereza arasoma aragotomera kunda guca uramuturicana nagize ubwonga arapfuye uzko yasomye rimwe akakuramo amarinete akagera gutya nkabona atangiye kumera ukuntu ngira ubwoba narinzi uriya muti ndawuzi nyine yego umuti mbega ariko ndabizi tutakwica umuntu ntabwo wakwica gusinzirizwa garuka nta kintu kimwe wibuka nagize ubwoba ngo arapfuye ndavuga ati baze nisha umuntu wangaburiye nisha umuntu wa ndangije ndakomeza ndamucunga nzakubona mbona ikimashini giteretse hasi nacyakireretse ku meza wumve ko ari njye wakibitse neza ndamugatiza nambe nkuzuriza raporo yajya kwandika 2024 akandika 2023 ni kuri amutukura reko nabona aragaramye mu ntebe nyine nk'umukire Rufe namukuyemo ishati mfungura umukandara ubwo ndirigo kuri mu gutyo bimbwiye byose nyine ndimo ndakubona none ngiye ndi kwibona mu maso yanjye urimo urabikora mufungura ishati ariko umutima wanjye wari wimutse niba ari wagiye mu kibuno niba ari wagiye mu nda sinzana umutima wanjye wari wagiye buriya niko ubwa mbere ari ubikoze nkura nk'ubwa kabiri ubikora nawe ameze nk'uwabyize mu ishuri Rufe ariko ndakurahiye do imfiki gihe ntago nakongera gukora biriya bintu nta kibazo reka nijyambere ntazo njya kubinkoresha niba ngibi nimbisimbuka nzashima Imana sipa ziba hakuwa kwe kukuntu yarankuyemo iyo kotse basi nzamubwira gusaba imbabazi ariko sha nawe ni igicucu ayi wowe ugira nawe ukayisanga imbere yaza kumenya ko yazahura n'umukobwa nkawe akamenya hariho uzabuherereye ntabwo aba yaramfashe kuriya ibyo rero iyo mbyibutse mutesi we ndikumana namusanga iwe muri butike nkamuhombanyirizayo nkamuherayo nyina pa wambabariye ba ziba ahubwo uzi n'ikindi buretse pa uzi ukuntu bavuga ngo ubu njya kumwiyama njya no kumwiyama pa ubu ndwara indwara y'umutima ari wowe uri kugira nushaka upfa usandara pa nuzi ukuntu basi bukakakayimbo bavuga ngo ubu ndwara indwara y'umutima disi we nyenyewe kubera babu wambabariye koko ni ukuri kw'Imana mbabarira
ese ubu iyo mbabaye gutya ndaraba n'iki kijisho cyari kigiye gukira ariko ejo naraye nkanuye buraki niwe uri kugukanuza yego nje ndakubwira ngo aho kugira ubane na gura muhobo ngo ni vubu hajya ni babu ni ikiki nakababurirwe kwipana ndangije ubwo nyine hashize igihe yasinziriye nanjye ndicara nyine arakanguka ndaboroga bimwe wanyigishije ariko amarira yanga kuza niko meze arangije ugeze kuri nge nibwo urira byanyabye abandi nuze nawe sinakurira ntacyo mbwira arangije yambwira ati habaye iki kuki wambaye gutyo ndamubwira ati se we wambaye ute ndamubwira ati wamaze kunkoresha ibiki n'ibiki none uri kunyibarishwa mwabaye mute ndamubwira ati mbabarira ariko utararenga ariko muri we nyine yemeye ko byibura hari icyo mwakoze yego yarabyemeye yaranambwira ati mbabarira ibyabaye biri hagati yanjye nawe sinshaka gusenya ndamubwira ati sindi umwana nzabirinda rwose nta kibazo ndamubwira ati ariko nawe ntupange kunyirukana nyine nigira injiji ni ngombwa ariko mwana we ntabwo ndi kwiyumvisha ko ari njyewe wakoze biriya bintu iyo mbitekereje mu mutwe ndavuga ati uyu ni njyewe ni rufe wari wankoreyemo reka rero nkubwire ujya nyine kuvuga ukuntu wabitekereje nyuma y'ukuntu byagenze icyari kigamijwe ni uko akubwira ngo pfa kuba muri gahunda avuga ati ndemera yuko yarambwiye ngo bibe hagati yanjye nawe ambara vuba utahe ibiki n'ibiki nyikigera kuri moto mbona yanyohereje amafaranga yo niba ari kwishyura moto simbizi namubajije papa kiya ndamuzi rigatwara namubajije ngo nayi mbona ko papa kiya nuko ngiye muzi anzi kera nyiri muto no muri company uri impamvu bamaye akazi nabyo byihuse nuko ababyeyi banjye baziranye nese tandwa bikora ujya oya bireke ibyo reka mwereke tugiye gukira ako shagira ubwoba we ni ngombwa nawe wabugererega ariko kubyuka asanga umuntu imashini ikive yambaye igituza reko yabikubwiye gutyo ubu nahanye inkuru nziza sibyo ahubwo reka mwereke sibyo nshatse naraguherekeza yakugeza hafi tutarifatira akamuto nkabanye ubu nahanye inkuru nziza nshatse yatangiye kugura akabyeri ni kutanywa akabyeri naho ubundi rero wagiye gukira mukayejide karanyanze karamaze kazabone n'abaye umukire